ugusa wampaho nibera n'umwana wanjye akabona utwarya kabona icyarya kandi aho nibera rwose nkicara n'iminsi mike nkitambukira ubu ndumva nk'imbere ko mpabara nk'imyaka 20 ndayifite 20 imbere ndayifite ndayifite 20 ndayifite cyecu ndumva uzi n'igifaransa ariko uraza kunyigisha ariko si igifaransa cya bonjour kagabo icyo ngicyo ntabwo kizi byibuka neza se n'iki cyaranze ubuto bwawe ikintu cyaranze ubuto bwanjye rwose ni umukobwa bye kandi ifite uburere apana kujya mu kabari cyangwa se ukajya kumva ngo rerererererere reka da narerewe mu babikira rwose reka ibyubyuki ntawe ubizi ibyo ngo wacyukiwe reka da ngo ufite ubushyuhe ngo hahiye reka da ijwe ibyo ngibyo ntabwo reka da ibintu ni wane ngo waneza ariko ntitwatusha ni mukecuru hari abakobwa benshi hano hanze ujya ubona batandukanye n'abakera ngemba muri ari kimwe ntabwo ari kimwe na generation yawe niye ngo oya ntabwo ari kimwe ubona bitandukanye biratandukanye tekereza kugira ngo umukobwa yigire waneza ati wa muhungu ndagukunda rwose usanga umukobwa arihamagarira umuhungu iryo se ryabaye hehe twebwe ntabwo byabaga cyese bya bindi byaje i Kigali bakatwara izinyenda nta n'umukobwa wazaga i Kigali ngo azaze gusabwa bamusabe baba bakora umusambanyi ariko bajya bakunda gukoresha bita ngo slay queen washaka kurisubiramo ngo iki slay queen Soleil queen Soleil queen Soleil queen Soleil queen si se queen aro abazungu ngori nsubiramo mukecuru Soleil queen yego kera mwebwe mwabitaga ngo cyakobwa wagezwe kuko twari uko tubita mwebwe abacyamwe mwabitaga ngo iki iyo twarababonaga ngo dore icyuki we ngo dore icyuki ngo utangiye kuvuga icyuki byabaga ari ibyo cyangwa se ngo hahiye we umukobwa afatanye n'umuhungu ku rutugu ese mukecuru hahiye bura kera byarakoreshwaga hega ntabwo bije vuba cyane ntibije ngo hahiye we ngo dore icyuki ngo ngo dore ndamuzanye ngo dore ngo tuzane ngo muzane we ngo muzane namurabutswe ariko hari hatangiye kuzanye ibintu nyine by'uburayi ni nk'iki ubona kuri ubu ngubu kigukumbuza ibya kera icyungumuzi bya kera keretse iyo duhuye n'umubikira wakundaga ababikira cyane simbizi rwose ni sekibi rwose wumvaga ufite ubushyuhe numvaga mfite ubushyuhe kuko kwisakira umugabo kandi nawe yantereta ndagushaka rwose nemye imaze ndabona agakabutura n'iryo tako nkumva reka data kakabutura kabukinju bambaraga amakabutura y'abukinju meza koko mukecuru ubu ukora iki ndeka da ndi imbobo yaho ngaho nabuze icyo nkora n'icyo ndeka bahaye ikaze none bakunze wa Desum TV 24 nje muri kumwe ne Gloria Ingabire nkuko mubona turi kumwe n'umutumirwa wacu akaba ari umukecuru w'imyaka myinshi cyane akaba yifuje kubagisangiza ubuhamya bwe ngo mwese mumukurikiye mutega amatwi kandi muvanemo impanuro nyinshi mugihe nicyo mwamufasha mukecuru ndakwakiriye ngo haye ikaze tangira twibwira hanyuma nagusuhuzaga mukobwa wanjye yego amakuru ni meza amahoro Uwiteka ajya turinda maze rero ikinteye kugira ngo tuvugane nawe mukecuru naye nkubwiye ngo uratangiye twibwira amazina yawe witwa nde nitwa Apolinaria Mukandamagi yego ikinteye kugira ngo rwose tuvugane nakubonye ndakwikundira yego rwose koko uri umukobwa fresh ubundi rero ikinteye kugira ngo tuvugane nawe ndumva nabyirutse ndagakobwa keza rwose yego kakayabagwa keza gafite umutima mwiza mfite ababyeyi banjye barandera ndakura ndasabwa ndashyingirwa nashingiwe imbere y'intambara ndabyara umukobwa mbyarahungu byarakobwa byara n'abandi rwose buke igihe rero kiragera umugabo wanjye yitaba Nyagasani yitabye Nyagasani rero mu ruko nabigenza cyakora ngo ndakomeza ndihangana kwihangana twana turakura barakura cyakora bamwe babiri bamaze gukura nayo bagiye yishwe uretse gusa ko kubaho bariho ariko sinzi agahugu barimo tikata
wowe dukomeza kubonana nako kabucura ni nako kabucura kiga nta kanyeshuri karaniga ntacyo nkamariye maze no kwisazira karasonza kagasonza nkumva gahinda karanyije inzira ikagahohereza tese mama rwose bitubigenze gute hatari ku ihangane mama hatihangane nuko rero nkumva ibyo umwana wanjye ambwira nkumva ariko nkasenga ngakurikira ijambo ry'Imana mugabo wanjye yitaba Imana rero amaze kwitaba Imana turamuhamba aragenda nanjye mpita nizira mu Rwanda ngeze kwivuka areka mbara harananiye ndagoroka ndagoroka mpeka umwana wanjye yego mpetse umwana wanjye nakoraga akazi k'ubuyede umugabo wanjye hapfiriye kazi umwana wanjye ndamuheka ntiyava njye muri Kigali gutera pasiparama ko mbizi gukora akazi k'ubuyede ko mbizi nari ngikanyakanye rero ariko n'ubu nkabonye nagakora da nuko umwana ndamuheka ndamuzana isaba ryanjye nageze n'ubukwe bwiza rero bye cyane bikomeye sana ubukwe bwiza buryoshye ndashingirwa ni nanjye nambaye ivara bwa mbere nanjye nige nakuye amasunzu kuko kubategaga amasunzu ntega ivara data ntega ivara rwose umugabo aranshyigikirana turashyigikirana rero nza kumukorwaho ne sekibi biramutwara rwose none rero bakirisitu umukoro ugushaka kwa Nyagasani nibibe gushaka kwanjye rwose kandi Imana iraguha ntimugure umugozi iraguhenda ubusa wamhaho nibera n'umwana wanjye akabona utwarya kabona cyarya kandi aho nibera rwose nkicara n'iminsi mike nkitambukira ubu ndumva nk'imbere ko mpabara nk'imyaka 20 ndayifite 20 imbere ndayifite ndayifite 20 ndayifite cyecu ndumva uzi n'igifaransa ariko uraza kunyigisha ariko si igifaransa cya bonjour kagabo icyo ngicyo ntabwo kizi nese mukecuru nsubiye inyuma gatoya harya buriya ufite imyaka ingaho ubu ngubu mfite imyaka 65 imyaka 65 kuko navutse 64 kuko navutse 5 karindwi uzi 65 nini rwose niba ubyibuka neza se niki cyaranze ubuto bwawe ikintu cyaranze ubuto bwawe bwanjye rwose ubundi mukobwa bye kandi mfite uburere apana kujya mu kabari cyangwa se ukajya kumva ngo reka da narerewe mu babikira rwose babikira bakanyikundira bakankunda babikira ahubwo mu gushingirwa mu isabwa ryanjye dutumira umubikira aranga ngo ngiye gushingirwa ndi muto nashingiwe mfite 19 kandi bavuga ko ngumiwe muri icyo gihe cyacu rero twashingirwaga dufite 18 17 kose basha nitwaye neza rwose wacu hari umuryango turabagatolika kajya nikurikira ijambo ry'Imana iby'abahungu simbigemo mama ibyo kuva ngo wacyukiwe hari wabitubwiraga reka ta wari rukankaga cyangwa se kujya mu misa nkuru cyangwa ya kabiri numvaga iya mbere cyangwa ya kabiri ishwi reka ibyubyuki ntawe ubizi ibyo ngo wacyukiwe reka ta ngufite ubushyuhe ngo hahiye reka da ishwi ibyo ngibyo ntawe reka da ibintu ni wane iwe nguwaneza ariko ntitwatusha reka da ibyo mu gihe cyacu ntabyo twari dufite mama ishwi twayiturizaga tukaba abarejiyo tukaba abakarismatike rwose nicyo cyaturangaga ubuto bwacu mu bagatolika ibi rwose ibi byose bimbayeho kubera ubukure bwanjye nta shinge nta rugero ese wangiraga akamaro yaritabye Imana mama arapfa imiryango irashira yo mbega yose twumva rero neza yuko ariko nagize kwihangana kuko nanjye mba nariyahuye ariko ntibyakunda ntibishaka gukunda ntabwo byakunda mama mukecuru ufatira mikoro hano hanyuma mukecuru ikintu cyaranze ubuto bwawe nuko wakunze gusenga Imana wari umugatolika rwose urakuze ugeze mu myaka yo gushyingirwa rwose uwo musore mwakundanye mwahuriye hehe yazaga iwacu akampitaho iwacu ku irembo yari n'umuturanyi yiyambariye agakabutura kabukinje ushaka umweru gasatuye impande gutya uyu muntu uko ari mandeba cyane da nanjye nambaraga ijipo y'indodeshanyo zimwe nziza nyine zambitse abana b'abakobwa ntabwo wambaraga zimwe zigeze hejuru amavi oya da mini ntabwo byakundaga twaridodesherezaga rwose cyane bikomeye ukuntu rero umuhungu akajya atambuka akaza akanyitegereza ariko nanjye nkamureba ese nkabaza mama ese uyu muhungu arandeba iki mama akambwira tumva rero uriya muhungu nuwo kwa runaka hana atahana
ati bariya bakubitwa n'inkuba bagira amahane, ati ko mbona atarega, ati yigeze kukumbaza, ati mvuga yuko utakunda, ariko se mama aho kugira ngo nishingire ntabwo nasabwa basi niyo babaha iyo nka cyangwa bakaba ibyo bihumbi 100, ariko ntatwaye ikinyendaro. Ati mbere umwana wanjye niwumva yakubajije uzamwemerere, ati nanjye naramubwiye ngo azakwibarize, no kambembajije ati ndashaka ko tubana, nanjye numva umunezero uraje, ntego shere wanjye ndi cyane rwose bikomeye. Ariko rero ntabwo ushobora kwishingira, nitere mama ntawe nabamusigiye, ibyo aribyo byose ushaka no kumusigira inka, karumuna kanjye kasigara kahirira. Nuko maze kubyemera umuhungu aransaba da, yari n'imfubyi nanjye ndi iyindi disi, aransaba arankwa, yewe twamaranye igihe kinini da, kinini nyine ahita yitaba Nyagasani, nka mu myaka 30 45 niwo mushinga ntayitabye Nyagasani. Ariko urumva yuko yapfuye nyine nyuma mbega ari nko nyuma y'intambara nyine, ibi bihizuka bigira. Ko rero urumva ko nari ngeze mu zabukuru myaka 40, urumva ko nari nkuze. Cyakora n'amahirwe nagize ko ntakubwiye se ko baje kundeshya nkanga. Hari undi mugabo waje kundeshya ndanga. Ako mukecuru ko mbibona nanjye kera wari mwiza. N'agakobwa k'agakara keza. Ariko ubu nta kigenda to. Mukecuru sinari nyine. Mukecuru si. Waneza. Ariko nari ubushyuhe wari ufite ko ntabwo rwose. Reka ubushyuhe ntabwo nari mfite mama. Ahubwo nakundaga Uwiteka gusa. Nakumva ngiye gushukika nkegera Uwiteka Imana yanjye. Ti rwose Nyagasani data twese untabare. Ti sinzabyara undi mwana muri aba bana. Rwose nkumva kuko icyo usabye nicyo uhabwa. Urumva rero ko umugabo ntahise nanga disi we, kandi nawe amaze gushaka undi yahise apfa disi. Umuntu ari kubapfakara kabiri. Urumva se nego pakara kabiri. Wari kuba upfakara kabiri. Ya papa. Wari kwiyahura noneho. Noneho nari kwinaga. Ati ubuto bwa mukecuru bwaranzwe nuko yasengaga Imana, agakunda kwisengera. Akunda gusenga rwose. Yaje gukomeza bageraho ukora ubukuru asabwa ndashingirwa. Cyane bikomenge n'uko bushyushye. Bushyushye cyane. Bankwe nkabihogo. Kose ndashaka ndanezerwa. Ndabyara umwana wa mbere, mbyaro wa kabiri, mbyaro wa gatatu, yimbyara n'uwa kane. Bigeze aho rero rwose umugabo wanjye yitaba Nyagasani. Yitabye Nyagasani, ariko nakomeje kwihangana, nta kundi nari kubigira. Hapfiriye rero nshaka no gushaka undi biranga. Barandeheje shaho ubona. Naragakobwa kakayumbo keza kagakara. Ndayobora rwose wari mwiza. Keza rwose kakayumbo. Cyakora icyo gihe nari ngifite na mama, arambaza ati ntuzashaka undi mugabo, ejo batazakwicira abana. Ngo aho umubyeyi yaguye hatorwa ingobyi. Imana icyo yakugeneye mbega irakizi, wewe wihangane ntuzabyara abandi bana. Ntabwo hapfiriye rero mpita nibungira muri Kigali ndiyizira, kuko narinze akazi k'ubuyede no guhinga. Ubu nari mbizi, nkigera mu bishanga ngahingiriza, aho kana turi kumwe kagakura. Abandi bo sinzi niba bagiye, ariko nizeye ko bariho kuko burya urupfu ntabwo ruyoberana. Burya ntabwo byago biyoberana. Nuko byanjye rero bikomeza n'ubu ngubu ndaho, nta shinge nta rugero, mbega ni nk'Imana inyitungiye. Ni Imana inyitungiye. Nkamwe rero mufite nk'icyo muturushije, mwadusabira icyo turya naho twibera, maze Uwiteka akazabashimira. Ni imigisha muba mwarakoreye. Nyamara Uwiteka yabaha ubushobozi rwose, kurya Imana nta gisumba Nyagasani. None rero bavandimwe rwose mu nkoro ubuvugizi ngeze kure. Mu nkorero ubuvugizi rwose Uwiteka nawe azabagirira neza, kuko muzamungiriye neza ndikecurusi, namwe rwose Uwiteka azabagirire neza. Rwose ni ukuri bana abanyagasani. Hanyuma mukecuru aramaze kumbwira icyaranze ubuto bwawe. Icyaranze ubuto bwanjye no kwitonda. None ubu mukecuru abaye hate? Ubu mukecuru ni muntu ki? Umukecuru jewe se? Yego. Mama yapfuye kera. Oya ndavuga wowe. Yewe turi kumwe. Ntako rwose, ntako mbayeho rwose. Rwose no gusenga Imana.
ntako mbayeho pe ngo butuye hehe ubu ntuye mu ruganwa ya mbere igikondo yego nabwo ndacumbitse rwose ubu nabuze n'ay'inzu maze amezi 3 ntariho inzu ariko umukecuru nuko yabonye ko ndwaye aba yaranteye hejuru yabonye rwose nararembye aravuga ati uriya ni umukecuru nanjye sinzi aho uzasaza bishyira umurima imyaka amezi 3 kandi ubona nta shinge nta rugero turukuntu kameze ubu simvura iguye ntiyandundukaho yewe yakugwa byangwaho rwose nuko buri uko ngira nyine gusa no kwihangana mama ntiwagezemo ngo urebe yo rwose ubundi rero burya gusenga biruta byose gusenga biruta byose burya Imana ibibizi kuzabaho kuzabaho burya mukecuru ugeze wiga narize amashuri 6 abanza agarukiye mu kangahe mu 6 ntabwo wakomeje kujya sinakomeje umubyeyi wanjye data yahise apfa apfuye rero mama data yaramusigiye inda y'umwana imbyaro ya 9 ati nta kundi ngwino rero ejo batazagira nyine nabwo nize guhinga yego mama uwo musore mwabanye ukaza gupfa niwe mwakundakundanye niwe rwose nta wundi mama nta wundi nubwo yaje kwitambukira nyagasana murindi amuri ukuri dashira aruhukire mu mahoro amina haleluya amina ni mukecuru hari abakobwa benshi hano hanze ujye ubona batandukanye n'abakera ngemba muri ari kimwe ntabwo ari kimwe generation yawe niye ngo oya ntabwo ari kimwe ubona bitandukanye biratandukanye tekereza kugira ngo umukobwa yigire wa neza ati wa muhungu ndagukunda rwose usanga umukobwa ari hamagarira umuhungu iryo se ryabaye hehe twebwe ntabwo byabaga cyese bya bindi byaje i Kigali bakatwara izinyenda nta n'umukobwa wazaga i Kigali ngo azaze gusabwa bamusabe baba bakora umusambanyi ariko kubera gusenga yarasabwaga kubera Imana rwose ngo ubona ko abakobwa b'iki gihe nta muco rwose nta muco ariko bajya bakunda gukoresha bita ngo slay queen washaka kurisubiramo ngo iki slay queen Soleil queen Soleil queen Soleil queen Soleil queen si se queen aro abazungu ngori nsubire mu cyecu Soleil queen yego kera mwebwe mwabitaga ngo cyakobwa wagezwe ko twari uko tubita mwebwe abacyaya mwabitaga ngo iki iyo twarababonaga ngo dore icyuki we ngo dore icyuki ngo utangiye kuvuga icyuki byabaga ari ibyo cyangwa se ngo hahiye we umukobwa afatanye n'umuhungu ku rutugu ese mukecuru hahiye bura kera byarakoreshwaga hega ntabwo bije vuba cyane ntibije ngo hahiye we ngo dore icyuki ngo ngo dore ndamuzanye ngo dore ngo tuzane ngo muzane we ngo muzane namurabutswe nese ngo namurabutswe urumva ko ariko hari hatangiye kuzanye ibintu nyine by'uburaye ni nk'iki ubona kuri ubu ngubu kigukumbuza ibya kera icyungumuzi bya kera keretse iyo duhuye n'umubikira wakundaga ababikira cyane simbizi rwose ni sekibi rwose numvaga mfite ubushyuhe bwo kwisakira umugabo kandi nawe yantereta ndagushaka rwose nemye imaze ndabona agakabutura n'iryo tako nkumva reka data kakabutura ka bukinju bahambaraga amakabutura ya bukinju meza koko nabona iryo tako nanjye nkambara juru akajipo ka bure kadodesheje n'ishati y'umweru nkajya mu misa ya kabiri cyangwa iya mbere tugahurira ariko kugira ngo byabaye hatari ujya muri ghetto haryoze cyari cyo gusura umuhungu wibana oya naho nagiye ariko ntwara akambutsa amahoro yanjye reka ntawagendaga muri ibyo bihe yishwi icyo gihe hari hanaharaye abakobwa bajya kwifatishwa abahungu bagenda ntibagaruke bajya kugira kwisurishwa abahungu bagahita bagumayo baba barakundanye nuko reka ntabyo warifashe narifashe rwose ntaho nagiye mana ngero ubwo mubanye ubwo tubanye reka kabanye imyaka rwose 35 n'itandatu
rwose. Kuri ubu mukecuru ni nk'ihe nama wagira abakobwa bumva ko kuryama n'abahungu nta kibazo? Umukobwa se wikigera ntabwo yakwemerera, aravuga ati ubushyuhe burandiriye. Ubushyuhe urabuzi mukecuru? Ubushyuhe urabuzi? Ubu se kuki ntabaye umubikira? Ntabwo ndeka mwana w'imvugisha menshi. Suko se nashatse uwo mugabo. Ubwo nawe wari ufite ubushyuhe? Ubwo nari mbufite nyine, iyo nibera umumasera sinari byari hatari. Uretse gusa kwifata kw'abantu bari bafite uburere byaterwaga n'ababyeyi, kandi umuntu uturuka ku bantu b'Imana ntabwo yagiraga ishwe. Oya mama, ibyanjye rwose byari byiza, mbega ni nk'Imana yabikoze. N'ubu ni nk'Imana, ariko kubona nkiriho ni nyagasani, kubona ngihumeka umwuka w'abazima, ubwo n'Imana tukiri kumwe nayo. None dore nawe turabona ubu wasanga banguriye n'ivatiri Benzi Mercedes bati dore imodoka tugendamo umukecuru ntaravi you ntabwo ntaravi you umukecuru ngo mbwira amagambo 3 mu cyongereza ntaravi you yo ni ryambere ikindi ngano ikindi ekada kinago kuya n'igiswahili ntaravi you ubwo ravi you ndagukunda igiswahili mie nakupenda. Unanipenda? Nakupenda kabisa. Amina, asante sana. Rya gatatu ni mu Gifaransa. Rya gatatu ni français. Ubwo muri France yanjye uretse gusa ko nasuhuzaga nk'abakobwa bagenzi banjye, nkababwa nti ari nko mu gitondo nti bonjour mademoiselle. Yego. Cyangwa se ari nko ku mugoroba nti bon après-midi mademoiselle. Yego. C'est bien. Cyangwa mubwa nti comment ça roule? Yego. Kanavuga ati ça roule bien. Ni bien. Uko nivyo rero. Ko mukecuru wakundaga kwambara iki kera ukiri umukobwa? Kera ni imyende idodesheje. Apana mini. N'udukweto tw'udusandari rwose. Ngafata n'agasatsi kanje, nkafata akajyo ngatwika. Agasatsi kakahumura kakamera neza. Harya mukecuru ntago witeraga makeup? Makeup suzi cyari cyo? Makeup se ni igiki? Je nafata agasatsi kanje ngatera gakanta, urumva? Ngafata akajyo kano k'inkono y'inyarwanda. Yego. Gasiga amavuta mu mutwe. Ndibuje mu misa yakanga. Agasatsi nkakababura maze kakaza karambutse. Inka kwa kundi bashiramo za revro cyangwa siki. Ugasanga agasatsi karambutse da. Hari ibintu by'ubona abakobwa bisiga mu maso hano. Tiro, na matiro, n'amafondete. Bakasiga ku minwa, ntabyo nageze. Ntago bigeze. Cyakora ikintu nigeze kwisiga. Tiro. Tiro yo ku maso gutya. Maze urugo herukagenda rukaba umukara. Kweli. Ukagira ngo ni ya nka y'igaju. Ijisho ugasanga ni hatari. Attention. Sana. Yesu we. Hanyuma mukecuru aba bana mwatandukanye ni ubyibuka nka ryari? Aba bana twatandukanye se nikangahera muri 2000 na kangahera. Kuko umwe abyaye katatu. Undi nababyaye kabiri. Twatandukanye umwe atarabya baza kunyereka umugeni. Umukazana wanjye baza kuhanyereka bati nibyo turagiye. Igiseke cyakora banzanira igiseke bahise bagenda. Niwe ubyibuka byari nk'umwaka wa kangahe? Sinumva ari kangahera muri 2000 na kangahera kanumve 3 2010 na kangahe se kanumve 2014 2013 na 2012 niho duherukana n'ubwo bwana disi. Urumva ko ari zamane. Ni zamane ntacyo ariko ndizera bariho. Urabizi ko iyo uri umubyeyi ugatandukana n'abana birababaza cyane. Ni naho nahungabaniye. Ni naho rwose dekada uretse gusa kwitwara nkumva hariho n'igihe kigera nkicara mu nzu nk'ubu ndwaye n'ubu ngubu simba mboza amazi, umwuzukuru wanjye banzanira amazi nkumva kano kanyirimyemo ngiki kintu ndwaye rwose ni iki. Ndatekereza abana banjye aho bari n'igise nabagiriyeho n'ibyo nkumva, ariko nkihangana kubera Imana. Nkihangana mama. Ndetse nabigira ko nta abana bawe mwatandukanye mutandukanyijwe n'ikinyirizina. Ni bukene. Ni ubukene rwose bwatumye dutandukana. Utabana bawe urigenda sinabataye twari turi kumwe. Abana nibo bigumuye bati ntabwo tugiye kugwa mu Rwanda turigendeye. Zishwe. Yonza kuba tasimba narataye n'umuto. Nibo bigumuye bati nibyo turigendeye. Harya ubundi busanzwe mukecuru wavukiye mu Rwanda? Ndi umunyarwandakazi wacu ni Butare. Ubundi mu gushaka aho yego gushaka nashakiye amajyepfo buke tugenda Bujumbura. Ugira famille i Burundi? Ariko nayo yarashize barapfuye cenge 93. Yego.
uba abana babana nabande ne usubye kuvugana nabo byo bashaka kumenya uko bameze uko reka ahubwo ubu ngubu nibwo navuze nti hinga nimbona umuntu kuko ngo hari umuntu uzaza mu minsi iza numvise ako gahungu kanje kabucira kabimbwira ngo babonaniye ku mipira ngo bavuga yuko nagira Imana azabona ubazaho inomero z'uwo muhungu z'abo bahungu kandi nfiko ko mfite icyizere kuva icyo gihe mutandukana yewe ntabwo murongera kuvuga oya mama ayashenge kuvuga ntabwo ujye bakumbura ndabakumbura ntase ngire gute hariho n'igihe nicara mu nzu nkarira nkihanagura gusa ukaze nkihanagura ni nacyo gikomere mfite cyane ku mutima uzi kubyara ntiwirerere biteye agahinda disi birababaje gusa mu ijuru hari Imana kandi niyigena cyane hagena nyagasani byose nzi ko Imana izabinyuza mu nzira zitandukanye mukongera mu gahoro irabizi kandi irabisobanukiwe niyo mpamvu ntashobora kwiheba rero kwiheba mukecuru ubu ukora iki dekada ndi imbobo yaho ngaho nabuze icyo nkora n'icyo ndeka ubundi ikintu nikoraga akazi k'ubuyede urumva cyangwa se nkajya gushingira rubanda ubu rero ni kuzuba sinabona uwo mpingira dekada ubwo urumva reka da kubaho kwanjye ni nyagasani n'Imana ubu rero nta naho bacyubaka kandi maze no gusaza nta n'uwampa kubuyede keretse nk'ubu imvura iguye nkajya guhingiriza cyakora mpingirije muri ibyo bishanga iyo ngize Imana akavura akikubita hasi ubu nta mvura iriho rero ubu nashwi byabaye ibindi cyabaye ibindi ubu kwirirwa mu nzu nyine ubu nabuze n'icyo ndi inzu y'abandi rwose ahubwo baranyirukana njye ku musozi ubu ntugira aho uba shwi nta shinge nta rugero ntabwo ufite ibyo kurya ndishwi rwose kuri birababaje mukecuru gusa no kwihangana nanone Imana irabizi n'abanyarwanda bakureba nzi ko bari butume wongera ugaseka ukishima Uwiteka arabizi mukecuru tuvugana ku musozi rero ngira nk'ubutumwa wagenera abanyarwanda muri rusange bagukurikiye ubutumwa nagenera abanyarwanda rwose nibihutire kumvugira ubu butumwa mbabwiye Uwiteka kandi akabagenda imbere mukagira imvugo nziza mubwira abanduse kandi n'abagira ngo banyiterere inkunga ubundi abanyarwandakazi muze twisunge tusenyere ku mugozi umwe dukundane nk'uko Uwiteka dukunda ubundi dukunde bene wacu umunyarwanda akunda undi umunyarwandakazi akunda undi tugire urukundo mbega kuri nyagasani none rero abanyarwandakazi banyarwanda Uwiteka barinde Uwiteka barinde gusa mvugira ubwo butumwa mbatumye bana banyagasani Uwiteka ajya bagenda imbere kandi ubutumwa bwanjye buzagenda imbere y'Uwiteka namwe kandi mungirire neza nawe Uwiteka azabagirira neza mukecuru rero abantu batureba bari mu nce zitandukanye ushobora gusanga iyi video hari n'umwana uri buyirebe gira nk'ubutumwa mubwira nk'ubutumwa wabwira umwana wanjye umwana wawe ashoboye kuza kureba ino video yaza kuza kuyireba umubwira uti nta kiruta Imana Pascal uti dore uti yagiye muri video uti kugira ngo bamutere inkunga wo kagira Yezu na Mariya we uti nugira Imana uzabonaho mukecuru agusiga urumva nta kiruta Imana ihungu yanjye yitwa nta kiruta Imana Pascal kandi nyagasani niba bagira amateleviziyo ho kari sinzi nene subwo yamenya hakanda yamenya hakanda ubu ngubu abo bari mu Burundi bashobora kuza kukubona wagira icyo babwiye ubu se bamenye narashaje nabaye intuzi wacemo nk'imyaka ingahe mutabana yego Bikira Mariya se navuye se 2 nga numve navuye 2 muri 2 gusa mfata shitse igihe cy'imyaka 20 muri 2 muri 2 bashobora kukumenya bati dore Cecurusi gira ubutumwa babwira nk'abana mudaherukanye bana banje ho muri hose ari mu Bugande ari mu Buraya Uwiteka abagenda imbere muzibuko ko Cecurusi yashaje mwebwe ntimureba n'ukuntu mwaza kureba Cecurusi kuki mutajya rwose n'akanyabugabo ngo muze muri mukecuru ndacyarushya iminsi bana banje rwose iri mugire muze mu ndebe nzapfe tutabonanye so ngabo we papa nawe pasi rero we turabona nuza no kumvomera amazi icyo ngushinze wowe ukora muraze kwiga ishuri ukarangiza wasanga nkiriho ukazansayidira nkuko abatera nkunga bagiye kuzansayidira urumva shiri wanjye pasi urumva nta kirutima nuko nkubwiye switi
Mukecuru kandi ngushimire ko twabanye ko wemeye ko tuganira mukecuru umwana mwiza cyane nagukunze. Haleluya. Kandi Imana igaho umugisha. Rwose nayo kongerera umugisha. Ngogira nka terime 3 mbwira uzizigezweho. Kandi uhiteka kugenda imbere. Ikintu nkubwiye rero nano ikintu kiza cyane. Ndakubwiye kobwa yanjye. Nasema I love you chérie. You love me. Bien sûr. Yes. Niterebye. Ego. Nari nkubwiye ngombwira nka terime 3 ujya wumva zigezweho. Magamba abantu bavuga 3. Nk'amagambo bavuga abakobwa b'iki gihe bavuga waneza icyuki ibintu ni fresh byeze bitatu simbivuze ibintu ni bo hari numva bavuga ngo waki ibyo ryumva waki ibyo bivuga barabivuga waki ngo waneza ese mukecuru ubundi mu Rwanda ukunda he muhanze mu Rwanda ukunda he yewe mana mba jewe se ibyo baririmba simba nanabimenye simba mbizi mpese navuga ko nkunda ndi Bruce Melody suramuzi ndikada ahubwo nakundaga Bobo Marley mucurazi rwose agaceza bye yarararara nanjye nkisekura mu ntuze mukecuru uzi kubyina akazi iki Bobo Marley rwose koko cyane rwose ako kazi kari keza kandi kariho kuva kera ni ukuri da abahanzi b'imara ba kera se ntiho bakundaga zirampara za kera yego wakabyara cyangwa se ngo nkumbuye umwana twareramwe nayo yari nziza we sa nkundire gatonve mukecuru nkumbuye umwana twareramwe buri joro ndamurota icyampa ngo tubane aro kumva ko yoshera waguturaga reka mbashimiye mwe mwese twabanye ku munota mbere kugera ku wanyuma ndabizi ko mwabanye natwe kandi mwishimye umukecuru rero nubwo anyuzamo agaseka gusa arababaye akeneye ubufasha bwanyu nk'amwe abanyarwanda muri budukurikire ndabinginze mufashe mutuma seka agira haba hanaba ni habi hateye ikibazo mwihangane mutume yongera agaseka mukomeze mukande subscribe comment share zanyu zirakenewe kandi nizeye ko tuzatuma seka muri rusange mukecuru ndagushimiye yo nayo Imana ikurinde shimwe bose abanyarwanda muri rusange yo abanyarwandakazi uwiteka ajya bagenda imbere kandi uwiteka dufashe mu Rwanda rwatubyaye uwiteka ajya dufasha dukundane nkuko Yesu yadukunze uwiteka barinde kandi au revoir